Bakunzi mudahwema gukurikira ibiganiro tubagezaho kuri chaîne yacu ya YouTube channel ya Rwandan Future, ndabasuhuje aho muherereye hose. Uyu munsi rero tukaba tugiye kugaruka ku magambo nyakubahwa Perezida Ibrahim Traoré yavuze agaragaza yuko yishimiye Papa mushya, Papa Leo wa 14 werutse gutorerwa kuba umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika. Wakibaza na yahe magambo Ibrahim Traoré yavuze ku buryo byagaragarije benshi yuko yishimiye Papa Leo wa 14. Perezida Ibrahim Traoré ni umwe mu baperezida badakunda abazungu, ariko ntabwo ari bose, bitewe nuko uko bwije nuko bukeye bamwoherezaho ibitero ngo bise kuba byahirika ubutegetsi bwiwe. Ariko Ibrahim Traoré ubwo Papa Leo wa 14 yari akimara gutorwa, ntabwo byatumye atagaragaza yuko yamwishimiye, ndetse agaragaza yuko azazana impinduramatwara ihambaye cyane hano ngaha ku isi hose, akazanira abanyafurika ubwigenge. Mbere yuko dutangira ikiganiro naguteguriye cy'uyu munsi, reka mbanze ngusabe gukanda subscribe kuri YouTube channel ya Rwandan Future kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye tubagezaho bya buri munsi, kandi bigufasha kumenya amakuru aba ari gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ibivugwa hano mu Rwanda ndetse no ku isi hose, imyidagaduro, politike, byose bibera kuri channel ya Rwandan Future. Kuko nabikubwiye rero, tugiye kurebera hamwe amagambo Traoré yagaragaje cyangwa se yavuze agaragariza abanyafurika bose yuko yishimiye Papa Leo wa 14, bitewe n'amagambo Papa Leo wa 14 nawe ubwiwe yavuze. Uyu Ibrahim Traoré nawe yarayishimiye rwose. Uyu Papa Leo wa 14 akimara kuba yajya ku intebe y'abo papa, rwose hari bimwe yagiye avuga ku buryo byashimishije abanyafurika. Uyu Ibrahim Traoré byaramunejeje cyane, arangije nafata ikiganiro rwose mwakira gihugu cyiwe cya Burkina Faso ayoboye, ajya n'itangazamakuru rwose atangariza benshi amagambo yabeguriye ibikomere ku mitima, amagambo yahaye abanyafurika icyizere cy'ubuzima, amagambo yatumye Ibrahim Traoré yongera igikundiro mwakira gihugu cya Burkina Faso ndetse no muri Afurika hose. Ndetse Ibrahim Traoré bituma yongererwa igikundiro, aba ikimenya bose. Ubundi bisanzwe ibi ngibi ni ibitari bimenyerewe yuko Ibrahim Traoré avuga umuntu utari umunyafurika neza, umuntu ufite isura itukura. Ibrahim Traoré ntabwo yakunda kuvuga neza, gusa nubwo atakunda kuvuga neza ntabwo ari bose, ahubwo nabashaka kuba bahirika ubutegetsi bwiwe uko bwije nuko bukeye. Abo ngabo nabashaka kumurwanya Ibrahim Traoré rwose ntabwo bavuga rumwe, cyangwa bashaka yuko umunyafurika aba nk'umucakara. Ibrahim Traoré ufatwa nka Sankara wa kabiri, ndetse akagaruka agafatwa nk'abandi baperezida b'ibikomerezwa babaye hano ngaha muri Afurika, harimo ka Muammar Gaddafi. Uyu Ibrahim Traoré rwose ni umwe mu badatinya kwitwa nka Gaddafi cyangwa n'abandi baperezida batatinyaga abazungu bakora ibikorwa bikomeye. Ibrahim Traoré rero amagambo yavuze rwose bikagaragariza abantu benshi ko yishimiye Papa Leo wa 14. Uyu Ibrahim Traoré yaraje aravuga ati byiza cyane rwose kuba Afurika yongeye kubona gatoya nyihangane kuba twari tuvuze Afurika. Uyu Ibrahim Traoré yaraje aravuga ati ni byiza koko kuba isi yose yongeye kubona umushumba wa Kiliziya Gatolika. Ni ibintu binejeje cyane, ni ibintu biduha icyizere, ni ibintu bitwereka yuko ejo cyangwa ejo bundi tuzaba tumeze neza, kubera yuko Papa wari uriho ubwo yari akimaraga gupfa bari bagiye bahwihwisa amagambo menshi agiye atandukanye, benshi bavuga ati nta wundi Papa uzongera kubaho, abandi nabo bakavuga yuko hashobora kuba hagiye kujyaho Papa w'umunyafurika.
gusa bose uko babitekerezaga ntabwo ariko byagenze. Papa Leo wa 14 ubwo yari akimara kujyaho hari amagambo akomeye yagiye avuga yuko kuba afashe iyi ntebe nta vangura rigiye kubaho ndetse bose bazabigenderamo neza, umutekano ugiye kugaruka buri kimwe cyose. Kimwe mu bintu byavuzwe n'uyu mupapa Leo wa 14 bigashimisha Ibrahim Traoré, ndetse bakaba bagihurijeho na Ibrahim Traoré nawe akaba akirwanya mu gihugu cyiwe, bitandukanye n'iby'umupapa wari witabye Imana mu gihe cyashize. Uyu papa Leo wa 14 ubwo yari akimara kujyaho, ikintu yashyizemo imbaraga kukirwanya cya mbere ni abantu baryamana bahuje ibitsina. Ibi ngibi byanejeje cyane nyakubahwa Ibrahim Traoré ku buryo byavuze ngo rwose uyu mupapa agiyeho arihariye, ndetse Ibrahim Traoré avuga ngo tuzabibanamo neza. Nubwo byashimishije uyu nguyu Ibrahim Traoré, ntabwo ari we gusa byanejeje kuba uyu papa Leo wa 14 yaragiyeho. Na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nawe yaravuze ati ni byiza cyane rwose kuba hagiyeho papa ukomoka muri Amerika. Donald Trump yagaragaje yuko rwose yishimiye papa Leo wa 14, avuga yuko rwose azananezezwa nuko yazabona bahuye. Ubu ngubu ibyo biri mu byo uyu Donald Trump atekereje kuba azahura n'uyu papa Leo wa 14. Papa Leo wa 14 ni umwe mu bapapa bagiye bakora ivugabutumwa mu bice bigiye bitandukanye, harimo nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hanavuka aho bita Peru. Papa Leo wa 14 yahakoreye ivugabutumwa.